Burana nzi ko ngori sister wawe. Baranabyemeye. Nta nisoni. Ese koko ma. Koko niko ari Nuko inda nzi ko ari mushiki biri seri. Kandi nigeze kubona ukuntu kumubaza ndabaza ariko uzikire nashaka kubaza ko ari mushiki wanjye buriya guseriye. Wabona muterese. Nimba byumva neza urasa n'ushyigikiye Element ngo nave muri 155 agende yikorere. Of course ndamushyigikiye cyane kuko ngiye ibiri ngiye ni ibintu maze igihe nkora hagiye kuzura umwaka nikorana. So kuba nabona yikorana ni ikintu cyiza cyane, ni nacyo kintu nyine nabonaga akeneye tu agezeho, niyo level yari agezeho nyine tu. Akwiye kubera bikoze kera ahubwo. Kera cyane ahubwo na mbere yanjye. Yego. Cyane ko yashaga no kuba umuhanzi we. Kiza kanya bakubwiye bati turaguha amafaranga uze ukore muri 155 n'ubundi niwo watangiriye uri umwana wacu. Kizi wajyayo? Subiza kongeye igisubizo cyane nkigwa straight se. Sugo kuko urabona najyayo. Ndikukubaza. Uri kumbaza? Oya, ngiye nago nakongera gukorana n'umuntu like ndi gukora muri studio ye. Kabone nawe yabiri coach gaye. Wari we wese kabisa. Wari we wese. Ntari kubikora kuko ari studio yanjye. Nago nakorana n'umuntu. Ye. Wa muntu we ko amafaranga ntacyo atagura. Ikibazo mufitanye ni ikihe ngo nimba ari ikibonerwa umuti ubonwe bive mu nzira. Mwarakundanye arakwihakana nicyo uvuga. Yego yaranyakanye n'abantu. Duheraho. Buri ngo cyo kunara n'umuntu kamwihakana kamugira umufana. Uyu nguyu yaje ari uri kandi n'umwe ufite icyo kumfasha ukimfasha. Wikegera nkaho bitakureba. Man business ze n'abakobwa. Ntubifane. Niba ari business supportinga cyane ni business ze n'abakobwa. Ntago nshaka kuzivanga. Buryo wamutererana. Oya nta kibazo afite ngewe menya ko ndi namutereranye iyo byatangiye ku affect akazi. We aho ushaka kuvuga uvuge. Naho ntiwigira nkaho bitakureba nawe. Uyu mukobwa se nganavuge. Twagiye buri yego. Kuki umuntu mukundana nyuma yo kumenya ko atwita mwihakanye ukamugira umufana kuko umukanya yaravuze ngo tumaranye igihe kirekire bivuze ko muzanye kuva kera. Kuki wamanye ko atwita ukamugira like ukamwita umufana? Oya yaje ari umufana n'ubundi already. Ntago ari ibintu nyine nje guhimba. Yaje ari umufana. Urumva? Tugira tumenyana gake gake. Ariko niba byibuka neza ibintu by'inkuru ni wabizanye. Tugendane gake. Sibyo? Nkai nanjye ntago nari nakabigiyemo ijana ku ijana. Rataniki. Tutaragera aho ngaho. Umubwira ko wowe atari by'ubufana umukunda. Koko ntago yagusubije ko ntagukunda. Yarakubwiye ngo bigumaho. Irene umuntu ugukunda umuntu nyine ubona muri kumwe wamuyoberwa. Ntabwo wamuyoberwa. Uretse nyine ko hajemo ibyo bintu we abivuga gutya ibyo asobanurira abantu ariko umuntu ubuse ngemba no ko tutari kumwe sinari kubona narabiretse. Uko nabonaga ko turi kumwe. Kuba muri kumwegeza bikubwira. Yarakwemerera ngo ndagukunda nanjye. Tugiye kureba abakobwa muri iki Kigali ubwo buri nguna beshya wasanga ari benshi. Ariko bro umukobwa ajya kukwiyitirira. Ikibazo gihari. Irene umukobwa ajya kukwiyitirira ari uko na relationship ufite. Njyewe nta mukobwa mfite dukundana. Nimugira nzababwira mwana. Nzababwira. Abone wicaye hano mu hagati mu kiganiro simukuru. Urumva uyu nguyu wenda dufitanye umwana. Umukobwa nge nabonye umukobwa tumbona nta kibazo cye mbona ni na keza. Uzajya umva amazi. Babarira umbwire wipimishe sida. Naripimishije. Aho naho hari indi story. Fata mikoro buri. Umunsi wa mbere abona ko atarwaye sida. Yabisirebuye n'abagasambana. So niyo ngira ngo 155 uriya mugabo arambiwe kandi niba arambiwe kuri Bruce Melody ni ihangane cyangwa kuri Element bagiye kugenda mu nzara cyo kimuteye ibibazo ariko kureba kuri Element navuga ati okay ere ndabyemera shaka kuba independent person hari ubundi buryo twaguma hafi aho dukorana burahari ugafasha abandi bahanzi ngenda komeza ndebe izindi impano zitandukanye tuzifasha nagera cyo kintu turusha itangazamakuru bari amafaranga amafaranga niyo bashaka kugera kure niyafata itangazamakuru bari amafaranga hanyuma umuhanzi agira amafaranga agena kuri itangazamakuru na kuri radio bamukine
niko Bruce Melody bakora na bano bandi bashaka gutera imbere bishe ibitangazamakuru bikisha amaradiyo akomeye ya hariya hanze apana umuntu ku giti cyaze solo. dore undi muntu wigeze gushyira amafaranga witwa Badrama niwe wavuze ati gushyira amafaranga mu muziki w'u Rwanda ni nko kwemera muri toilette. nawe yihuse kujyaginga gutyo kubera ko igihugu kiracyari gito. Ati coach Gaera narakubwiye. Oya uriya nawe sometimes ari gihe mbona byamuhubutsa, ari gihe mbona ari umuhubutsa, ari gihe ahubuka. Ntabwo umuntu wamenegeza umuziki wavuga gutyo kuba uri muri Amerika ni wamutwitse. ariko uza abakire bahombye, amakamyo yaguye hariya hepfo Rurindo hagwa amabisi buri munsi. What is he talking about? Bisi iragwa irimo abantu miliyoni, uza amafaranga bafite kuri konti, uzi bisi imwe yaguye. Cyo ni cyambere nkubaza, uri umukobwa usigaye wambara ikariso, uri umuntu w'umugabo ufite umugore, urakuze, waranibarutse, tuza bro, gira amagambo uvuga, meruka njye uri intellectual, uvuga ibintu bizima igihe nguherukira, ariko ishyari ntirikakugire gutyo. Mbere na mbere Pop Barundi se wayizanye kamiguhere ku mugaragaro. Kumva ko Nyanza bogeza rero. Numiwe kuri mwana narebe. Yego. Neze neza. Uragira uti nanjye ndi meya. Haranahagwa. Bakasha. Ntago navuga ngo agomba hagwe ngo ni iki no. Ariko nyine nago yariye. Oya. Let me say that. Ntago yariye nabi nimbari n'icyabaye. Yego. Exactly. Nuko bizagiye. Ukuntu nakatiye umuntu. Ko kazuri bose. We ukuntu nakatiye umuntu. Bona akoze ubukwe iba bimeze neza. Ese bwarabaye? Meruka terive. Nyine mbona teye ivi, wewe urateye ivi nyine nga aba yakoze ubukwe. Ruba, cyakoze ubuzima nimuzunguruka. Uko. Ikintu kigukase mu mutima ariko nyine ugashinyiriza. Ese wavuga ni radi. Uri umuntu wakati yakata ko ubukwe umvishe feelings zimeze gute? Irakagutari singo. Uri imvura ngo Ariko iyi mvura iteye mujinya. Irakagutari singo sha. Ariko none yurize. Mbega iboro biryana. Kuba singo ni ikibazo ariko bro. Muri ibihe by'imvura. Enda umuntu azagufasha kwange muri sama. Ngo muri ibihe by'imvura. Iyo nakwanze muri imbeho yanakugirira nabi. Yaguhemukira. Yaguhemukira. Umuntu gusaba break up muri ibihe by'imvura n'umugome. Ni umuntu w'umugome cyane. Kubera iki? Umuntu ntawo umuntu afite. Ako ngiye mani manumva ibiboro byo kuba ngo ufite nyashingwi. Nyara kintu byabimbwiye tu. Nta kurekera umujika ukamutwara ariko ntago nagira complex ngo ntago mfite nyashi ngo mfite ikibazo cy'ikizi. Hari abantu bakunda ubusayizi bwacu bazabugwa inyuma. Ba papa banyu. Adadi banyu baradukunda mwe. Mwebwe nta nubwo mushyushye. None si umuntu utaragira uruhara. Adirine. Amafaranga ava utaragira uruhara. Nta proof yuko unayafite bakwita umujura. Ogira nasoni. Umupango burawizi. Ega bura Rumagane wavuze ngo umugore si umuntu nitwe tubabyara. Uvuze ngo ikibiki. Umugore si umuntu nitwe tubabyara. Nta bura umuntu kuvuga nge nizereramo ko nta gitsina gabo cyananira. Kubera ko nitwe tubabyara, turabazi, turabatwita amezi 9, ubwo se mwatwikarakazaho gute? Turabasaza tukamenya no kubaturisha. Mike amagambo uri kuvuga uri kwiyumva neza. Si ibintu bisangwa ngo umugabo uramusaza ukamenya no kumuturisha. Ngo nta gitsina gabo cyakunanira. Biragoye. Nene none kiracyara ni sawa. Gifite itako. Ntabwo rero mbwira urukundo ntabwo nzi kuno rumeze. Umuntu murakundana akajya akicara mu ntebe y'icyubahiro akifotoza. Ira foto ni ya kamera. Ni ya phone man. Ni ya phone, ubwo ni za phone nziza. Akifotoza iyo foto akajyana kumva ko atazayipostinga ubizi neza ko uwo muntu ari gukora amakosa. Urukundo se niki? Urukundo nyine naho nyine koko umugore si umuntu. Iyo ugeze mageragere nibwo umenya ko urukundo ari urukundo. Wa muntu wizeye ntagusura. Akuzi ko ari abantu bari mageragere kubera urukundo se urabizi? Benshi cyane. Hari abantu bafunzwe kubera urukundo. Benshi cyane ikintu ndi kukubwira noneho Irene
nureba ko bashaka kumufunga akamujyana amageragere uriya mukobwa nakabya kumusura ni rimwe cyane nabwo ntazamusura ari abana bakundana we avuga ati nzamunambaho nzamunambaho riravumbi uriya musozi rirazuba ni nyoko se